reka tubasuze inshuti bakunzi bacu mwebwe mudahwema kudukurikira kuri YouTube channel yacu. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro, muri iyi message tugiye gutanga. Abadukurikiye bari mu Rwanda, badukurikiye bari mu mahanga, bari Burundi, bari muri Congo, bari Tanzania, bari Bugande, bari mu bihugu bitandukanye, muri Australia, muri Amerika, muri mu bihugu bitandukanye turabashuhuje, bari mu Bwongereza, bari muri Canada. Amahoro y'Imana abane namwe. Ngiye nitwa Prophete Mazimpaka, nkaba nanifuje kubifuriza umwaka mushya muhire 2026. Tubahaye ikaze rero, kandi mukore subscribe, share, like ndetse na comment. Muraba mudufashije kwagura ubwami bw'Imana, muraba muteye inkunga umurimo w'Imana. Hanyuma reka tubabwire ngo waba umeze neza cyangwa se utameze neza, ahari kurira kwararira umuntu ninjoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ushobora kuba bitameze neza none, ariko none haruta ejo. Imana iguha umugisha wewe udukurikiye kandi udahwema kutugaragariza ko mudukunda. Imana ikugirire neza kandi yagure imbago zawe, Uwiteka aguhe umugisha. Aho umugisha umuryango wawe, aho umugisha akazi kawe, aho umugisha abana bawe, aho umugisha umudamu wawe, aho umugisha abana bawe, Uwiteka nabagenderere. Hanyuma mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu, reka tubanze twiragize Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, Imana y'imbaraga nyinshi kandi y'ubutware kandi y'icyubahiro. Turakunezerewe cyane kuko ushobora byose, witwa ndiho, Jehova Rafa, El Shaddai, Jehova Nisi. Ineza yawe ntabwo ihinduka, ubwiza bwawe buraremereye. Ijuru riturebe neza, reba neza Mana abantu bakuri iki kiganiro, kandi ineza y'Imana ikomeze kugaragara ku bwoko bwawe. Abafite ibibazo bisubize, abafite intambara ubarwanirire, abafite amadeni ubishyurire, abari mu bukodo bagirire neza, batarabona ubwishyu bishyurire. Uyu mwaka wa 2026 babone neza yawe, ko hari icyo wavuzeho, wavuze ko uzabarengera, uvuga ko uzabatabara, uvuga ko uzabakiza agasuzuguro k'abadayimoni. Nanjye ndasenze kugira ngo ukuboko kwiza kw'Imana kukomeze kubabaho mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero Imana ibaho umugisha. Narinje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuze ngo Imana izakujya imbere, ahataringaniye iharinganize. Niyo mpamvu umuntu wese usenga ndamwubaha, ndamukunda. Numva umuntu wese usenga yajya ahura n'ukuboko kw'Imana, yajya ahura n'imbaraga z'Imana. Kandi mwese murabizi ko nta handi wabariza. Ibintu byarahindutse, ibintu byarakomeye, ibintu byose, inzira bari bafite zarifunze. Satani yaborotse umugisha wawe, Satani yaborotse inzira zawe, Satani yaborotse ku kazi, Satani aborokanotse wakuraga imibereho. Imana rero ikugirire neza, Imana igufashe, Imana ikurengere kandi yumve gusenga kwawe. Narinzanye iyi message ndimo senga mu masengesho tumazemo iminsi 21 asoza umwaka. Imana yagiye igaragazamo ibintu bitandukanye. Nagiye mbona hariho ikintu kimeze nko kuba abana bacu cyangwa se banyu baterwa n'abadayimoni b'umwuka w'uruzerero. Hanyuma umwana akagenda nk'ugiye ku ishuri, ariko akajya agarukira mu nzira, cyangwa se akigira mu bindi by'ibiyobyabwenge, akigira mu rugomo, akigira mu bintu byo kunywa amatabi, akigira mu byo kunywa inzoga. Imana irambwira ngo ababyeyi basenge cyane, kuko Satani yamaze kubasaba ndetse asaba n'abana babo. Numva ijwi rirambwiye ngo Satani agambiriye ko muzajya mutanga za minerevare, ariko minerevare mutanze zigapfa ubusa, abana banyu ntibajye kwiga. Uwo ni umudayimoni rero udashaka ko abana banyu batera imbere. Uwo mudayimoni ni ukumusengera twivuye inyuma, kugira ngo Satani adakomeza kutwishima hejuru. Hanyuma irindi tangazo nahawe abantu bafite amadeni, bashoje umwaka bafite amadeni, batanye umwaka bafite amadeni. Imana irambwira ngo wewe wavuganye nayo, wegera Imana, usenge, wegera Imana, uganire nayo, ikwereke cyangwa se iguhe ubwenge bw'imigenzereze, kuko ari Imana itabura ukugenza abayubaha. Ni Imana itanga ubwenge bw'imigenzereze,
ni Imana iyobora umuntu inzira nziza, ni Imana iyobora umuntu inzira agomba kunyuramo bikagenda neza. Niko yabwiye Kuru, iramubwira ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma bimwe nzabimenagura ibindi bicamo kabiri. Ndifuza ko uyu mwaka dutangiye hari ibintu Imana yacamo kabiri, hari ibintu Imana yamenagura, hari ibintu Imana yahindura, hari ibintu Imana yakora, hari ibintu Imana yasibanganya ku buzima bwawe ikakwandikira andi mateka mashya. Ni Imana rero ifata agahinda ikagakora mu mutima w'umuntu ikagashita kure, hanyuma ukuboko kw'Imana kukakubaho. Uyu munsi ushobora kuba utameze neza, ariko ejo ni heza ku buzima bwawe. Uyu munsi ushobora kuba utishimye, ariko reka nkubwire ngo ejo ni heza. Nubana n'Imana ibigeragezo byo ntibizabura, n'intambara ntizizabura, ariko Imana izaba mu ruhande rwawe. Uyu munsi tuvugana ndashaka gutangariza abantu barwariye mu bitaro bitandukanye yuko Imana yohereje ubutabazi, marayika yururutse kugira ngo akize abarwayi. Hanyuma icyo tutahagarika ni umugeni ugomba gutaha, kuko nabwiwe amatangazo atandukanye, ndabwirwa ngo harimo abageni Imana irimo kurimbisha bagomba gupfa bagataha byanga byakunda. Nuko ibi tubivuga mukagira ngo turi guhahamura abantu. Ntabwo duhahamura abantu, twebwe dutanga message Imana iba yaduhaye. Uyu nguyu we iyo wamaze kumenya amakuru neza nubwo arwaye ukamenya ko azataha, ikintu umusengera ni isengesho ryo kwezwa kugira ngo ijuru rimwakire, kandi no kuvuga ngo umugeni we gutaha ko aratashye nta kabuza. Ikindi nakubwira, wizera Imana, wiringira Imana, Imana izagucira inzira. Ibyo ubona udashoboye Imana izabigushoborera, ibyo utumva neza Imana izabikumvisha kandi bigendere mu murongo mwiza. Imana ikugirire neza. Imana yiyereka Mose mu gihuru, Bibiliya avuga ngo Mose yaratambitse, yabonye igihuru cyakaratambika ngo agira ishyaka. Mwifurije kugira ishyaka ryo gushaka Imana, mwifurije kugira ishyaka 2026 ryo gushaka Imana, kugira ngo Imana ikurengere, Imana ikugirire neza. Reka ngusengere rero kugira ngo ukomeze ubane n'Imana, kandi Imana isubize kwifuza ku mutima wawe. Imana ikuremo agahinda, Imana ikuremo umubabaro, kuko Satani yashatse kugusuzugura. Umuryango wawe niho haramo induru, niho hahora imanza, niho hahora urusaku. Ni bande barwanye? Ni kwa runaka. Ni bande barwanye? Ni kwa runaka. Ariko Imana ishobora ibintu byose. Imana niyo inyuza inzira aho zitare. Kangusengere kugira ngo Imana igukomereze amaboko, kandi Imana yagura imbago zawe, Imana iringanize ibitaringaniye, Imana yuzuze ibicagase, Imana iguhe agakiza, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe imbaraga, Imana iguhe amahoro yo mu mutima, iturisha umutima wawe kugira ngo ukomeze kugubwe neza. Reka dusenge. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Uri Imana irengera abatagira shinge na rugero, uri umugabo wapfakazi ukabase w'imfubyi. Ndasenze kugira ngo umuntu wese wabonaga nta nzira, umuntu wese wabonaga nta cyerekezo, umurengere kandi umutabare, umwiteho, umushyirire neza, umwiteho, umurwanire intambara. Urakoze Mana, turagushimiye kuko uri Imana yumva gusenga. Cyubahiro gikomeze kuba cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Mana, mu guha umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.